ya bimeze bite sasa reka dutangira agafilime ari abantu bapinga filime ngo zinaha urumva yajyanga filime z'entertainment limited abangabana bateguye HD host design aba nabo n'abandi kwa kundi filime abantu bayiteraniraho bakayiviraho indimwe ubundi barangiza bakayikora pay amashyo stu iyi filime ndaje mabwira izina ryayo barakwereka dutangiye gute hakuno ni mu mujyi wa Kigali hari umuvandimwe wajyaga akunda kwivugira ngo hari haramutse gusa neza akazuba ari kose ya Teramind Pro created by Teramind Pro aba bose ni abantu bagiye bagira murare kugira ngo ino filime ize kukugeraho iryoshye haragera ku izina hakuno Mbonyimana Aime producer korwo bita Cardinal rwa Kicukiro akaziru karambye ntago yakora filime mbi urakubise mekuteri ze arangije acaho yumva indirimbo nziza cyane hip hop uraje wumve I see a new day, the sun is shining. Today's a new chapter. Narayen sent manango bukena kimike. Nubwo batabishaka bene ngango bifunze. Nzirira cyane ndende, ndacyari byapa hudu. King Park nawe yabaye director mwamubonye. Boretse ariko filime ntabwo iratangira. None filime umuntu wayanditse amwita Joe Denguwo. PK mumuzi mugasobano. Iyi filime irimo cyane. Bija Skype mumuzi kuva zamani. Erega ino filime urumva bayiviriyeho indimwe wangu Musa Savimbi ndaza kumubirika Musa Savimbi wa undi mwajyaga mwumva Lodi Savimbi Aime Cardinal Fabrice Arino wase hakuno barakwereka buri uzati ubose nta ntoki afite hari abantu batikoraho bamucanira ifege hari abantu batikora pana bya bindi njya mbona mikoroje najya kwishimisha ku giti cyakurukuta nk'ihene ngo ntiyakwikora ntabwo ari byo baba bavuga hari abantu batikora uyu mugabo muramuzi cyane DJ Skype do ntabwo yicani ntabwo bibaho buranima nawe wicanira ari urwego ukiriho taravaho ibyo ni ibyabaye filime yacu reka itangire kasa hakuno hari umuntu ugogereye afite ishakoshi briefcase ameze nk'umuntu udafite amahoro areba ku isabya hato nato akubita agakweto uyu ninde kanya kitegereje hari uwaje ku kirahure cye ku kirore niko bacyita ngo mu Kirundi avayo aranunama bivuze ngo uyu mugabo arakomeye cyane Cardinal rangije arakurura mvuka pfo urumva ariko muribuka icyabazanye sasa yarahin do bari mu kazi sasa n'abakira babiri bahuye batikuraho barabanza bamwoherereza akantu k'akavarize do ntabwo ari zangurwe mwajyanaga ku ishuri arebye harimo amafaranga harimo umufungo iza 5 ntabwo yifasha hari abantu bamutwaza abadutangiranye ntituramenya filime nibwo igitangira ntituramenya ngo ni iki dori iki nicyo gipimo ari umupfu kubyumva ari umupfu itegereza ifoto neza barangije kandi gutanga akazi ko kujya kwica umuntu bamuha $1 bamuhimba mu madolari filime nuko itangiye ayiwe mpumura amafaranga buriba nziza cyane wanjye niyo amafaranga ari kurimo marampumurira amafaranga ndayabahaye kandi namwe icyo nyine murakizi mwibuke mugomba kurenza Mr. nta kurenza we ku kanya barikanga hafi musubize inkota mu nzuba tonde yes boss itonde uyu muntu ari umuntu higwa cyane n'intapo kwisi nyabya ukomeye
araza gutura mu kanya ndaza kuba ndi kumwe n'inshuti yanjye bita Jo. araza kubasura sasa yanjye kunda kunywa itabi natansaba ikibiriti cyo kunywesha itabi rye urase urumva kandi urase wica natansaba ikibiriti urase wica hari utanga akazi ko kwicara abandi bari mu mari zabo witegereza witonze bitaza kuguci urumva kandi urase wica kangusobanurire neza ko ari iby'agaciro ko ninjye ugende mushakire impyiko n'imyijima gwiki kandi mubizane bigishyuye impyiko n'imyijima bigishyushye mwibuke mukora akazi kanyu neza abasore banjye ibyo bakora basanzwe babizi taniranya n'abantu umuntu wikora ariko ntago abasore banjye ibyo bakora basanzwe babizi witonze nta muntu ukubonye yes boss shire mu bwenge bigenze nabi ninjye wahigwa ukura mugabo n'umugome ndamuzi yes ukore neza tantengo utabimbwa kibazo amafaranga ngayo andi muzabona neza umugabo bamuhaye akazi hari umuntu agomba kwica kandi uwo muntu ngo ni mubi cyane boss ku buryo ngo biramutse bigenze nabi byagaruka kuwa mutumwe ahigwa na Interpol Police Internationale ubwo ni ukuvuga ngo ni ikibe mpuzamahanga cyangwa ni umunyabyaha mpuzamahanga andi muzabona nyuma y'akazi amafaranga yani ni nyuma y'akazi twagiye mwibuke ntimugomba kurenza iminsi 3 ikindi mwibuke nta kurenza iminsi 3 yego boss nizere neza kuri bize kubikora nk'ibisanzwe kabisa rwose sawa kora nk'ibisanzwe bivuze ngo n'umugabo nagara ubwa mbere bamuhaye akazi basanzwe bakorera kandi uyu mugabo dore inzira aca we ntabwo ako kanya rizatambukaga ibayita kurutije imodoka zishuriranye hari ugendamo hagati hari umuntu utagenda wenyine ubuherekejwe urinzwe ucungiwe umutekano uyu ninde waretse ariko ko ngewe filime nayifashemo ahaha katurebe wa mugabo ari kwereka dore yashakoshi agendana kumbe yashakoshi ni ivarisi tu ibirimo dukoresha arabanza aratwegeranye baramubwiye ati nuko urasa wica tugiye guhura n'umugabo mubi cyane ibi ni iki kurikira kanya barakwereka wa wundi wamuhaye akazi ari kumwe n'ibyuki bibiri n'undi mugabo ufite ivarisi nawe uretse witegereze barategereje hakuno hari iziza ku isaha abantu buri mubona bagira amafaranga bagendera ku gihe apana bya bindi bya umuntu aguhamaga ngo harya ngo yari uyu munsi ra ngo naye narabyibagiwe ureka da gahunda bari gahunda hari zaparikaga hari ya parika n'izindi hari zaparikaga mu kanya gato y'abagabo barategereje ariko twabonye umwe atanga mission urebaga ku isa yatanze misiyo tuyu umugabo ni mubi cyane ibintu biramutse bigenze nabi nanjye yampiga ni ugupima wica arategereje hano kandi abategereje barabanza bagacunga umutekano ni neza boss ako kanya iyo nababwiye ngo umuntu ntabwo aba yikora biriya bajya bababeshya reka da ntabwo yifungurira umuryango umugabo avaho arabanza kandi ashyiraho uruntu rw'urutabi biriya bitabi ngo birahenda koko abaje gukorana bizinesi n'uyu mugabo ntabwo bamwizeye bavuze bati nibiramuka bigenze nabi mwite mu murangiza kandi ubwo sniper ari hejuru barebye babona nta muntu bacungira umutekano n'ubwo uyu mugabo azanye n'abamugaragiye bafite sniper bizeye bavuze bati nintasaba itabi bati mugenzi wanjye akunda kunywa itabi Jo nadasaba ikibiriti ngo anywe itabi muhite mukora akazi uhita urasa umuntu urasa wica katurebe barategereje ariko nabo baryamiye amajanja aba bagabo baba bakorana ubona ari abavandimwe ariko buri wese nta wakwizera undi ni babi cyane
hakuno ntumbaze harimo iki ubwo uzanye imari sinzi uzanye amafaranga sinzi gusa urumva uko byamera kose amafaranga agura imari aho ni nawe arabanza arazanga aritegereza nababwenge no kurimo mu mafaranga aramuhumurira ndayumva baba batubuze amafaranga yobeye kuri phone yawe ngo ubwongo wayatwoya nayahumuriwe se yagezeho arebye amafaranga iyi ni oji kumbe sniper uko batestinga umugabo yibeshye akabatuburiraho gakeya cyangwa akibeshya agashaka kubambura sniper arahari kanya kozemo gutyo bamaze kubona imari ari ya nyayo oya muyumuretse abaturakorana turazira kumbe sniper isavana urutoki mu mbarutso ubuzi gato narababyiye habuze gato bari batangiye ukora mu ikote gato shaka uturasa barangije byiza cyane Guys, let's have some drink. Basore, eka dufata icyo kunywa business igenze neza. Business imaze kugenda neza bari kubara inyungu neza cyane ubwo nta kindi bahise bajya gufata icyo kunywa barabanza bitamo bitamo koko niko gire sinjya abana mfite mani mfite byinshi utazi nsanga high class tebo n'abatwitse kugapuru ndi kurya ka life imishinga nayo ndimo nitegura nta kibazo ufite ikibazo cy'amafaranga se ipinda nawe ntawasi popo nzikinira mu nzu izina niryo muntu nyitatela amara uko bayakorera niko bayarya zanjye cyana cyanjye vibe zanjye note zanjye cyana cyanjye vibes urabibonye kumana she notisha tujye gukorera inoti dore ibiceri dore nabasikamato bama amafaranga arimo aribara baba bari no kurigenda ndi bayakorera mu buryo utazi ura muri abantu bakibyuka mu gitondo bajya ku kazi rani amafaranga dukore planes cyangwa birisimba ni byoroshye uriya mutwe wese ahubwo turabutanga ryari $10,000 uriya mutwe we bacuruza n'imitwe yaba ntabwo kera mwajyaga mu bavuga ngo ari abantu ngo baca amashu boss niki boss imibiri yabo yarangiritse hakuno ku rundi ruhande ngo imibiri yabo yarangiritse muribuka abagabo twatangiranye Yes boss. bitesha abantu bose mwazanye mu cyabafite Turabafite boss. hakuno ndagira ngo witegereze witonze ku rundi ruhande hari umuganga waje abwira boss ati Boss. ngo imibiri yazbo yarangiritse bose mwazanye mu cyabafite abantu mwazanye murabafite boss. sasa rero niba mukibafite ndavuze ngo nabo bose basigaye mu barangiza abasigaye mu barangiza ko imibiri yangiritse nta mari kibarimo ni itegeko sawa sasa ndagira ngo wumve abantu bari bazanye ngo imibiri yabo yarangiritse kandi babashakagamo imari ubwo nyine niba bica nta mikino urabona akazi abantu bakora bacuruza imibiri y'abantu
hereye ku mwijima, impyiko, umutima, inyama zo mu nda zose bihahani. Oya da, nari nkabi. Zimwe muri izo ntago hari inyama zidahinduka. Ubwo umuntu nyine ataha undi uyirwaye umenya ko upfuye. Do. Hakurya kosha ziriya sayizi. Cardinal man. Cardinal. Ziriya ni za sayizi zawe man. Gaho. Ntubizi se? Zishobora utese ziri. Ntabwo bisaba imbaraga. Ntubizi se, bisaba ko warakoze gusa tu. Warakoze ikofi. Zana man. Iki niyo kiza cyo gukorana namwe basore. Mugabo mwita Pike, mwamukunze muri filime nyinshi cyane, Into the Badland. Ubizi ko abana beza bose ari abamwana. Abana beza nabo mwana. So chill out guys, chill out. Basore ngaho ni muciringa uti. Muri ubuzima mutwike, ibyo ni ibyabaye. Abagabo bakoze business amamiliyari arinjira, bameze neza. Kandi binjira ako kanya bakinjira mbunda oya ntacyo bona bari ku kantu k'agapisa yini mu Cyongereza ngo niko bita pisine. Cardinal, this is my abantu bo mu biryo. I called him around. Hakuno uyu mugabo ni inshuti yanjye, nari namuhamagaye cara tuganire. Hari umugabo wundi yahamagaye, baracyarya ku mafaranga, bari mu kazi banakora, kandi zira telefone n'amamashini ubona hariya bari mu kandi kuzukura abantu bakorera amafaranga bayarya we. Ugasanga umuntu ari mu kabari ukumva araserebuye ngo miliyoni irinje. Kanya yawe abantu imibiri yabo yarangiritse, ni nkuko umuntu bajya kumukuramo impyiko bagasanga yanyweye amayo nka mikoruje. Uzi mikoruje ni kuko tuvugisha ukuri, impyiko ye wayihana. We yarodi savimbise mugira ngo impyiko ye si nk'iy'uruhinja. Thank you Dalia. Urakoze Dalia. Okay. Kanya bahamagaye umugabo bari mu kantu k'agapati. Yego. Mwareje ifoto kuri phone yawe. Okay. Ndahamya neza ko ari umukobwa wawe. Amakuru ngufitiye nuko bamaze kumwica aka kanya. Hakuno sasa muri baba bamaze kwica, bari bagiye kuvanamo inyama zo mu nda n'iki. Umugabo mwareje ifoto baramubwira bati ndakeye kubona umukobwa wawe. Amakuru ngufitiye kumwica aka kanya. Bamaze kumwica. Urakoze. Ntiyavuze amagambo menshi, yaramubwiye ngo urakoze. Niba bishe umukobwa we, uyu mugabo twatangiye batubwira ngo ni mubi cyane, yigwa na Interpol, polisi mpuzamahanga, international police. Ninde wishe umwana we? Uyu mugabo arakora iki? Yitwa Pike. The sound. Ukaba yaramubwiye ngo urakoze gusa, acika intege, abura amahoro. Ninde wishe umwana we? Ibi byabe byarisha abana b'abandi benshi. Ngenze bite man? Nanjye sizi ndabahindutse kabisa. Ahubwo ko yindutse ra. Yarababaye. Cardinal. Inyoni bayikuye mu cyari cyayo. Inyoni bayivanye mu cyari, bivuze ngo yari yitsimbye agiye kujya ahagaragara. Ova mu gihe tuvuge ku bintu byubaka, ubona ko ni ibisenya igihugu. Nako ni ibisenya igihugu, ibyubaka si byubaka. Mugende aha reka mfata ibiceri byanjye. Do ininja zicaho, ibintu bihinduye isura. Bigenze bite? Guy, basori, nyuma y'imyaka batumye ngaruka. Nyuma y'imyaka nari naritsinda. Ku myaka 20 yose rishize. Myaka 20 ugarutse mu kazi. Shatse kuvuga ko mufite uyu mugabo yari yitsimbye, ariko n'ubundi akazi yagakoraga. Ntimubibonye se? Garuka. Ushatse kuvuga ko ugiye kwigaragaza muri Interpol ku myaka 20 yose rishize? No. Shatse kuvuga ko mufite akazi kenshi. Ko gwigumana nyiciye umwana. No bro.
umwana wawe we na madamu wawe ni bazima mbase kazi hariya downtown don't worry. Ya ndabyumva nanjye nta muntu watinyuka gukora ku mwana wawe muri iki gihugu. Ninde se ibyo kusa ntabwo ryabaho ndabizi neza kandi namwe ibyo murabyumva ntibyashoboka. Iyi niyo foto bampaye. Hakuno dore ifoto. Wa mukobwa wawe mukuru. Uyu nagara wa mukobwa mukuru. Ninda wamwishe. Kanya barakwereka Joe mukobwa wa boss mukuru. Yahise atangira kwibuka. Uza ngo bari bafitanyemo akantu mwibanga rikomeye cyane. Humbe bagiraga gutya bagasangira byeri. Bagatemberana. Ubwo wenda haranashyaga. Kuko ibi birara rega ubusanga ugushya kandi ubwo mwana yaramwemeraga ariko mukanya ari kumwe n'ibindi byuki nyine banaciringa ariko afite undi mwana yemera cyane. Nuko ariko jewe nayo ikintu cyashimisha abaga nayo ikintu cyanyura abaga ntacyo wenda ari kwirwa yica abana b'abandi bakwica wakababara. Yavuze ngo ntago bishe rero umwana wa boss mukuru cyane ahubwo bishe niki n'umusheri wa Joe. Kadukurikire. Yarabanje yibuka ibihe byiza bagiranye. Oya ntago bishoboka. Mufite akazi. Oya boss umwana washobora kuba yashimuswe cyanze bikuze ntabwo yapfuye. Yanze kubyemera. Oya buriya ariho boss ubuse koko ubu koko yawe hariya harimo kubeshya byanze bikunze. Ntimugire ikibazo hariya mafite abahungu banje babidufashamo. Boss twe dutegereje itegeko ryawe. Abantu baho bose mujye murumva. Yego. Nkeneye nyiraho gusa abandi bose mbashaka ari imirambo. Hakuna timugeraho byabiri. Yego. Boss waho niwe wenyine nyine. Abandi mbabona ari imirambo. Ubona bagiye kwicana abana b'abandi. Wewe humara kandi vuba. Wevugisha abasore dutangire dutegura akazi. Korwe kandi vuba. Turavugana birangiye. Yatovuye hakurya kumaze kubura umwana we n'abacuruza iki niki abantu bakora business ziteme n'amategeko abaherwe. Hakuno ari mu rukundo ari kumwe na Charlie mukobwa bamwita Maya Pati muhanzi kazi nyarwanda munyarugire kuri YouTube mwe muzanshimira nyuma. Gize gutya afungura rase komere surprise ivi araritera gukumana yanyize gukura riteye ashinga ivi. Ari indirimbo y'umuhanzi yita Melody numvise ngo ubundi nshinga ivi kwagashinze ivi mwana ngango cyo umuntu witwaga Ngango abajura baje kwitirirwa ko ari abana be ninde mwene Ngango cyo kumbe nyiri gutera ivi nago ncika tu ndagufata dore arakurikira abantu ngo ni bene Ngango. Hakuno mujuru uzi ko yamwirukanganye mpaka ninjoro we do ko yakamwirukanganye umujuru ariko sha umuntu nago yabiba mu mahoro arongera camusigira ikote ntahujya imetira henze sinzi ntahujya. Okay sawa barabarana hakuno bari kirenge asyonyora ivi yawe dore ngo
ingumi we dore ingumi nibye benshi umuginga ntagashobotse mugeri amajura nawe ntabwo yoroshye ariko ahita avanamo we tuve mu by'ingumi nakubonye ntago areka tuve mu by'ingumi sha nakubonye jya hasi jya manuka bashaka kunyibira mu ngumi n'imigeri aragije acaho kumva umuntu nakurikira buriya muri ribu zatemberere babasobanura buriya ubujura buratandukanye hari ubujura bucunga ngo bucurwaho cyangwa bucunga ku jisho hari ubujura bushukanye nka babandi bakubwira ngo njyewe ngo miliyoni ndayitubura igahinduka ebyiri oya hari n'ubujura buba bwitwaje intwaro ababomoza ibyo ni ibyabaye iyi filime niyo mpamvu nahisemo kuyifatamo kugira ngo ibagere ubura ino filime irimo ibintu bitandukanye rero ngomba ngiye kuza nkabicangura nkabishyira ku murongo kuko iyi filime irimo ubwenge bwinshi cyane ntituvuye ku muntu waporopozaga bakiba impeta tugaruke hakuno niba baragura niba baterekera icyo nzi cy'aba bantu ni abapfumu nimba atari abarozi hafa ni abakonikoni muri sinzi aho bitaniye umupfumu umurozi umukonikoni harya n'abandi ntabaki ntakuno dore hari babiri do arapfumura ye hasi mwabibonye ko hashashe uruhu rw'inzoka sasa undi nyuma yuko umujura amwibiye impeta agiye guporopoza umukobwa agahinda karamwishe arababara koko aza hakuno kubaza abakurambe niko amakuru yawe witwa nde uragenzwa n'iki ngaho nitwa Jack nuze Kicukiro urumva nitwa Jack nuze Kicukiro icy'ingenzi bambwiye ko umufuka ngo bakubwiye ngo iki njyewe urabona nsa n'umupfumu bakubwiye ko ndi umupfumu njye bwoba cyangwa mbikwereke oya rwose mwibinyereka haha hanyuma harya uragenzwa n'iki muga mfite umwaka utabaho wangu mfite inyatsi ni yaramusobanuriye ejo bundi njya kwiterera ivi impeta bayishinguze bayitware do hano nkwere kora ku mupfumu dore imbaraga hakuno umusaraba urica hayiwe turabadayimoni katika jina la Yesu nikira kuguha umuti uze kunywa mbere yuko uryama umuteze kunywa ngo mbere yuko aryama akira murakoze babyeyi kandi urigate mbere yuko uryama umugabo yagiye kurakuza bamukubita umuti atakira uze kunywa uyu nguyu uze kukarigataho mbere yuko uryama murakoze babyeyi genda bikora uko mbikubwiye kandi ntuzagaruke hano wumve ntuzagaruke nudakira ntukira ntuzagaruke
uretse erega ino filime iraza gusobanuka. Ko babimubwiye abapfumu urabizi barafera ngo aya ngaya ni amarira y'intare. Intare ngo baragiye ngo barayihambira bayikanda intoryi ngo bayicira abana mu mazi. Uburanga intare kugira ngo irire biragoye, ubwo uzi kugira ngo amarira y'intare umuntu bita Kasimu kwa Gisimba harya hafi ya station numvise ufite izo nkuru bafite ukuntu akorana n'abamasayi cyane. Wa mbere baramubwiye ngo baramubwiye ngo umwe azanywa undi awurigate ngo narangiza abone kuryama akagenyero nyine do. Mangije muri genyero dore agapasi agasharijeri nyine bwa buzima bw'inaha bwacu. Wenda usibye ko afite igitanda. Rangije dore imiti iryo yaramugaraguye, imiti iramugaragura. Abapfumu rero buriya bakera baranakoraga ari n'abanyabwe. Kera nigeze kumva mu ikinamico ngo umugore yagiye gusaba umuti ngo umugabo yaramunaniye. Umukecuru amubwira ati wowe uzagende ngo uzanshakire ngo akoya, ubwo nyine nakoya ko kuzepfiyo ano kambonera nzakwereka. Arakazanye umukecuru ati wakabonye utati naragenda muguyagoya ndamusindisha savimbi ntarushya banda kapfuye. Ati rero ubwo nibwo buryo ugomba kumufatisha, komeza umuguyaguye mu bane nta wundi muti wo kapfaho. Nuko yagukanguka mu gitondo imiti y'abapfumu yamusinzirije, yakangutse bwenda kwira, yakangutse izuba ryarashe kare. Uko yagakangutse barakwereka ku rundi ruhande dore ibiyobyabwenge barabipa. Ira ntabwo ari kawunga mwuka byaramo, ntabwo irari ifu y'ubu. Kera najyaga numva ariko nduwa kera ngo ifu ya Gitarama ngiratwika. Iriya rero siyo, ntabwo ari na kawunga. Hakuno dore ni ibikoresho ngo bikaze cyane. Umuntu yambara impeta zingana kuriya kubera iki? Do arabanza ayitamo. Abarundi niwe babyita ngo ni ibiyayura mutwe, ngo ni ibiyobyabwenge pe. Abantu no kugira ngo bakumvishe ko wanagozwe wangungura Babiloni se muyangira ngo ni Babiloni mu mpewe wapi? Umuntu utamwe ibiyobyabwenge yabaye Babiloni irya. Hakuna yamaze kwitama ibikoresho bikaze bya biyobyabwenge do bahita bajya gutana mu mitwe. Murashetera hehe do ngabo Wakono tugaruke umunyana restauranti umugabo kumbe dore wa mugabo agiye mu bapfumu twatangiye propose akanga gushya yaje hanguroka agiye mu kazi hasi wangu wambabare nanjye kugiye nanjye nihutaga uhangane nanjye nihutaga wangu urumva yaje mu kazi yakererewe kugera mu kazi kode yawo mwayibonye manager mva cahano hano ni wawe wapi ari hano ni kwaso chaka namaze gufata umwanzuro uzagaruka hashize icyumweru
baramukazi bamucisha urabona inyatsi z'abapfumu mbababwira mukanga takashavanga toka yagiye mu bapfumu ngo bagiye kumuha umuti bwakeye bamwirukana mu kazi ariko mujye mundebe hakuno dore abahazi ibiyobyabwenge reka nze sha nanyweye ikiyayuramutwe reka nze nkwereke ikofi kofi si Kiswahilera wao wengine watapigana makofi sasa ye na Kiswahili ariko sinabura uko nsaba ibiryo urumva ako kantu ko barakanyigije mu Kiswahili ko kuvuga ngo nipe chakura nimekufa na njaa utkombano hakuno barakwereka bakimara kumwirukana mu kazi yahise avuga n'ubundi reka njye kureba Sheri reze ko urumva yaje kwirebera Sheri kunzindukiye utanego oya kuwinjira waba uretse tukaza kuvuga ako kanya kumbe Sheri yatereraga ivi urari n'igihe Imana ibirokoye umunika who is this guy uyu ninde Sheri I don't know him. Simuzi, I don't know him. To see this fucking face, maybe. Nubwa mbere mbonye uru rusura rwe. Ntabona yayobye. Umuntu yaragiye guterera ibazi ninja yaragiye kwiga. Kandi mayapati urumva no mu ndirimbo zo kunda ubugome. Boye ni film ariko. Ariko shawura wabona yanabikora. Murabona atazi kubikina. Where we live, we are fighting for life, just to survive. Oya ni inshuti yanjye dama mbabeshya. On a normal start. Ariko sha yanabikora. On a normal break. Where we are. Katwizere ko atabikora. Hakuno barakwereka ku rundi ruhande ruwanikaga utugori umukobwa useka neza cyane. On a normal break. Where we are. Where we. Oya ntarari mfite nuko buze ntibigaragara bisemo kwibera imara burya ngo akarenza umunwa akaruzihamagara yabapuni hati koca uwo mugabo bamwita Paka Sheri ngufitiye muri kazi wa meze gute se bo ahubwo yashaka ko ntakarahuri Paka dore rwarujura rw'ibyimete Sheri ngo bifitiye inkuru y'ubwenge ahubwo ye ntakara umuntu atakara ku wundi meze gute se bo meze bite bu ntakarahuri niyo profit ifite gusa nyine wumve ngo ni amatsiko byatari ariko nta kibazo ndaza kuza ariko ndaza kubwira mukagoroba nibwo bibuze gucamo neza ibyo sawa right yego akagoroba ze kungongo biraza guca musasa barakwereka uyu mukobwa sinzi nimba ziko Sheri wari umujura to ntabyo nza nawe komeye cyo don't forget so byumva ko gahunda niko ibyo sawa right ako kanya agize gutya abona uwayibye impeta bamujinga we banyura kuwa gataro mama utubabarire barongera akurikira umujura yibye benshi ariko uyu mugabo we ntabwo asanzwe hakuno wishyuraga abacawo mwokapfa mwe barakatsira dore ngabo impeta yanjye urayiruka tu kugera hakuno kingaciye buraryo ukurikirana igisambo kikurusha karitsiye cyangwa ukagira gutyo wakurikira igisambo kabuguye mu gaco kabo giye buri ukiza rwose ubwati fata ibyo ushaka unsiga amahoro pfa gusiga amaboko yabivunikiye hakuno dore abahazi ibiyobyabwenge ubu se nk'aba barapfiki ntacyo ni ibiyayuramutwe ibiyayuramutwe byamaze kumugeramo wangu nkiriye kuri iriya ni bari mu rusimbi ni insimbi kwifaranga ngabo yakuriye kapfi
ibifu Aywe ciao mwambonye yajingo ba urumva karagubuka urutero rutwizamukire none no iraje ni fucking man irandika ni kapu wangirandishije irandi habura kongera kwishyura amafaranga yawe baba betting ni ibiyobyabwenge ni ibikoresho Wakuno nyuma yo kumwirukana mu kazi, nyuma yo gusanga sheri we afite undi, nyuma yo kumwibira impeta umujura akamuca mu myanya y'intoki, tashye. Urumva umunsi wagenze nabi, byanze atashye ageze iwe aragaruka niko. None se bite ko mwafungiye? Landire di mabuja. None ko mbona ubyibazaho cyane, hari icyo utabona? Nyishyura cyangwa ushaka indi nzu? Nyishyura cyangwa uce? Ukwezi kwashize ejo. Birabonaniye. Oni mwanyangara. Ongera kweri. Ariko rwose nyishyura cyangwa ushaka indi nzu? None se uko kwezi kwashize ejo. Kwihangana umunsi umwe birabonaniye. Uhise umfungira kweri. Ariko rwose mwaribonye. None ngiye ntabwo nsora. Nyishyura cyangwa ugenda. Basi wamfunguriye nkakuramo ibikoresho arana n'imbonye akaraka nkajya kugakora. Ariko uranera impuhwe mu buhe buryo? Ubwo ugenda ushaka aho bitira, ugenda ugakore, uhita uzunyishyure. I Kigali ntiduhinga mabuja bari kurya utuntu tw'utubuto. We umuntu arubaka inzu y'urya neza uraho arangiza ukumva wayibamutisha utese ute. Ako no abari mu ngumi do yawe rara salam irangome bundi ngitera kanseri inko ari kanseri ngifata ku nkondo y'intoryi ko numvise byumvanye Kadafi ari umutipe ufotora bita Kadafi ewa foto ye peni nziza video ye irindwa mu bafotoye mu bukwe ndaba barabizi ariko nanone hari ibintu avuga bidasobanutse ubwo nk'iyo kanseri abavuga hakuno barakwereka yeah. Abangabo uko bari mu gikorwa nago bazi ko hanze bazi wibuka abo bagabo bosi wabo yatanze itegeko ngo bice abantu bose baza kwicira monde umukobwa wande yavuze ngo babice bose uwakeneye ni umuyobozi wabo ari muzima katurebe abangabo bamaze kwinywera ibiyobyabwenge dore ibyo baba barimo cyane n'amabandi bandi ni igifaransa bandi muri agatsiko k'amabandi niko bita bandi ahubwo nyamwe bavuga ngo umuntu ngo ni the band ni chef de bande y'amabandi ariko n'agatsiko k'abacuranzi da hari igihe bakita bandi bande muzikari. Yes boss. Urabona iminsi itatu yendanye
boss mu masaha make cyane ndagusaba hakuno uyu mugabo wishe abakobwa bakafite undi muntu Skype wirirwa umubwira ngo akeneye imari ngo duhigiye abo twafashe twasanze imibiri yarangiritse bose barafashe kubikoresho bika muzigo ngereho nkeneye umuzigo kazi ndashaka ko karangira mu masaha make cyane urumva nkuko tubivuganye ndaza kubikora mu gihe kidatinze uko avuga ngo arakora akazi ntabwo azi ko yazi we mu bantu yishari mu mwana wa bosi wewe busubiye inyuma hano hari ibintu bigiye kuhabera mutararakata kanyu neza kandi mutaneje abantu turakazi mutaneje abantu ntari bi boss yuzamwumiyeho nimba ari umuntu wa mbere ufite inyatsi yagiye mu bapfumu yakagiye mu bapfumu ewa inyatsi irakomejwe akazi baramwirukanye impeta barayitwaye mwarabibonye ageze mu rugo asanga ingufuri bayishyizeho nta kindi nakora kugira ngo nkore iki kintu ariko nta kundi wumve ubuzima ni bugufi sasa wumva umugabo atangiye kugira ibitekerezo bibi kora kugira ngo nkore iki kintu ariko nta kundi ubuzima ni bugufi sister wamaye karakana ko nkeneye byihutirwa yaje muri butike do ego ko ngo birihutirwa ugiye kubikoresha iki nk'ubwo bumbaza iki ucuruza ibintu utazi icyo bimara birihutirwa yaje kwigurira umuti w'imbeba nase mwebwe zaza urambaza ngo bimara iki umuturi w'imbeba uramba buriya ngo umuti w'imbeba wica n'abantu kugiye utanyishyuye se none akira kugenda kugaruriye se byanangira ibintu ego ko byanangira ibintu agira iki ubundi si iki umuntu yakora cyane nyuma muri iyi si ntihatari kabisa ariko kanywa icupa rya nyuma n'ubundi ni yare iherezo ryabwo n'ubu umugabo afite gahunda nyuma yo kubona byanze afashe umwanzuro wo kwiyambura ubuzima akiyahura waguze umuti ko yakaguze umuti aba ngabo baracyari gutana mu mitwe bari mu byabo bosi arasa mu kirere buriya nka buriya afunze umukandara yabiki nagatwiko hakuno hari uwitamo akantu kongera sheri nukuri mbabarira kanyabuga nukuri nabyo nigize nkora nuko yizi mbabarira basi yumvaga ko wancima ukaza ubihakanisha hakuno hari abapfa ibyabo sasa mu kabari hari ibibazo byinshi uyu mugabo feri ya mbere aravuze ati reka n'ubundi ngende n'inywero byeri ya nyuma nitahire zana agatsingi hakuno ndisukira yaje hakuno mu kabari yaka gatsingi agakabara ariko ndabona nkazi
without hesitation. You're softly sneaking into this song. It's cold in this old town. rangije afata wa muti w'imbeba usuka muri bye urabibona Hello? Yes boss. Yego boss. None se mwarambabariye nzaze mu kazi nta kibazo. None se boss munambabariye nzagaruke mu kazi. Ikibazo? Wowe ntushoboye akazi. Ibintu urimo kwigira birandambiye kuko nubu bwa mu kazi kawe. Uryo urumva bere bikurengereza. None na cya cyumwana naguhaye. Wirukanwe burundu. Muri restaurant yawe. Yenze kubimenya nano kumana. Abandi bakozi bashoboye akazi. Sawa. Sasa nagira ngo wumve basi ramubwira ati kwanza nagombaga cya cyumweru nagwaye mwirukanye burundu wowe uraza wica akazi abantu barabuze akazi byereye itayaho tugomba kuvugana isiko wagira ngo ari umusinzi waje wari umuntu wicayaho umuntu wicayaho ariko ninde ko ari umusinzi aranje kakarozi arakagoto dore kakarozi kabandi ngo arakagotomera biriya bintu mwihaye byo kugendamo nk'utuntu tw'abandi muri utuntu mubonye twipfishije yawe yaragotomeye ayiwe si mu isoko sawa sha kandi inywera karozi kanjye n'ubundi nta myaka veni agarutse ari abari mu kabari bari gupfa ibyabo sinzi n'uwo muri kubumva kumva umutipe yanyibye impeta kugira ngo nawe azayihe umukobwa ahindukeye abona wa mujura wamwibye impeta buke hamagara agasheri we ngo baze guhurira ahantu heza cyane ngo banywe akantu kumva ingigira yanyibye impeta ishaka uyashiri wanyweye akayoga k'abandi do yanyweye akayoga k'abandi Excuse me. urufuzi yanyweye byari y'abandi acaho ko yagaciyeho hari abinjira n'intwaro muri ka kabari tegereze bamwe bambaye utuntu dupfutse mu maso ku buryo babita face mask cyangwa kwanza bira ni ibintu biziritse by'ibitambaro bavayo na boss mukuru mwenyewe atambuka nyir'umudari nyiri shenete nyiri metaze n'ibirara bye muri ka kabari umuntu umwe anyweye uburozi bw'abandi undi abonye umuntu wamwibye yenda guteza ingaru agipfukama we jinga ayiwe ako kanya batari bajya kure batewe hasi sinura mwese hasi ndashaka imiti yes hasi amaboko inyuma ndavuze ngo mwese mwese hasi amaboko inyuma wambura amatelefone yabo ndashaka funza imishinga kapununa yapakire ntagire n'umusigara na telefone kandi ntabwo nshaka umumwirereza urebe neza hatagira uza kuneza ibibazo akase nako kipushije telefone yawe nako kari muri kontwari mukazana nako kari muri kontwari mukazana muzana hasi yapfu reba neza yapfuye murebe shakwa ko atari ukwipfisha washaka kubona tuje akipfisha kapiscope dio kana bafanko we pate de mayo ode wari wigize kagarasha umubona ashaka gucika mu murangiza agira n'umwe muzana w'amaso ushaka gucika bamurangiza wari ugiye ariko mwe wajyaga tunabwiye ngo nimunyinishe isasu masasi murabo mu wifi sasu shaka gutoroka shaka kwiruka amukurikira dore n'ibikariso bibi orande bikisi amujinga hasi ahandi muntu twakongera kurasa murebe bare mwebwe yavuze ko cyase ntabwo mwumva aho ndi muntu nshaka kongera aba bantu ni imari bano bagabo bacuruza imibiri y'abantu we hasi amaboko inyuma ibyo biboko bye bizirika amaboko inyuma
hasi sha ryama rambura neza we iki ntabwo cyumvara hasi vuba vuba gatororo nkamena we kazungu bashanye muri kumwe njyewe kabro nicyo kintu hasi hasi sha wahejeje mwa kazungu we zamu ngwino hano bite byawe we Ari kubwira aho ari we Nikosha koza imbunda kubita umukiri akubita ikirere Nikosha we nundi munsi sha isasu wa mujura wari waribye impeta ngo propose shiri we baramurasa bamuri ikofi imwe Barakoreka ibyo ntibyabaye uko abantu bagashimutiwe mu kabari icyakurikiye nta kindi feri ya mbere ni hehe baba bafite abaganga babo ba gakondo ewa n'aba bantu ntabwo baba barize medecine reka da kubaga agavanamo inyama ni nko kubaga ihene intama kabavu Attention! On the three! Ready! Ready! hakuno bino birara biba bifite ubwenge biranitoza ntabwo ari ibiyobyabwenge gusa baba bakora no mwitozo bari mu kazi barakwereka amasaha mu gitondo do kandi boss akishima cyane dore amafaranga ibintu ni uburyohe akira sha akira urusimbi rukomeje cyane buriya amafaranga umuntu abona mu buryo bwa fake atabizi ibyuya sha azi ngo n'ejo nzarya ndi urumva uyu mafaranga buriya utavunikiye neza uticaye kuri filime ngo uyisobanure amasaha 2 ninasohoka wumva abantu ngo savimbi ngo twebwe biriya bifilime ukora ibaze nta kazi wampaye ntumpemba kuba wondebeye filime ahubwo si ubwo burenganzira ubwiyumva mute hakuna do yewe inyama barimo barazivanamo yewe murabibonye oya ntabwo mubibonye wawundi ari kumwe n'umujura wamwibye bahambiranye wa babiri irombe bari kumukuramo ibifu mwana ntabwo uriya mukobwa uzi ko bari kumukuramo ibifu kadutoroke utoroke kumba umujura bazi no kwihambura kare umujura ni umujura mu bari mu kabari harimo igisambo bimwe byabambanywe ari igisambo cyabambanywe na Yesu ngo bitaga Disimasi ubu tuvugana ngo kiri no mu ijuru kabisa kuko cyo cyahise ngo kibwira Yesu kimukubitira mu mibare kiti Nyagasani wandemeye ko nubundi nananiwe kwirwanaho Yesu rero ngo byari bigoye ko wamusaba ikintu akakikwima agifite reka da ati rwose ntari binda kureme uzaze sha turaba turi kumwe mu kanya nuko ngo byagenze hakuno bari mu myitozo ego sha ukurikiye aba bagabo batwara imibiri y'abantu wibuke bishe umwana w'umuntu ukomeye cyane ahaha bagatorotse bifu yabo yarangiye ari kumwe n'igisambo cyamwibye do ngwino akuno
wibuke uyu mugabo n'iki gisambo nabo niba wabonye intambara zabo ngabo kuva filime itangira barwana aho bahuriye hose twarabibonye. uyu mujura afite n'intwaro bivuze ngo azi kuyikoresha. anye bamuniga n'ifuru fura bari ku burinzi babahera babaniga gake 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 gake. bari mu myitozo ntago baramenya ko ari abatorotse babiri, ntago baramenya ibijya mbere kumbe abagabo ngabo baracyaca cyo bitonze cyane. undi murinzi garukana nkwereke kajosi barakagubanya isasu agindukira nta kintu numvise ra hakuno nyiri bitabi byo nta kintu numvise wa norumogisa norumogina nkwe fata nawe imbunda zimwe nini bavayo numve isasu bosi twatewe saravayo sas nyiri bitabi bya we witonde hasi 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 sarara nyarutse imwe umutwe musekuru umwamu wisekuru medu isekuru y'inama do nuriya mutwe bavugaga bandi mu gihe baco bose tugende duhunge twatewe duhunge bacaho. dore ibintu by'ibipoketi bituma umuntu atiruka. to bose duce n'inzira byakomeye, duce n'inzira twatewe ngabo bacaho bose baracyamuhungisha n'imari mu gikapu. ntago basiga imari twaciye shangabo hakurya niba ducike. dore poketi poketi kabije ari indirimbo sasa hakora nyiri poketi bamurasha gata oya nako nakaguru nagatwe wa musara twatangiranye ari umwana mwiza ubaranica none nta mbabazi geze hakuno sheri wa boss aritambika sheri wa boss yarababaye kandi ubwo boss amaze kwica abantu batabari ariko umwicira umuntu. boss ataraya vesha ntahujya have imbunda kumba ifite nawe inyuma. guma hamwe agiye kurasa biranga sasi kwebye rifata mugenzi we kumbe yarotaga. ayiwe dari byunzwe umugabo yarotaga. ayiwe data we yarotaga. sasa yarotaga kuva ryari? ubu nicyo kibazo kuko uyu mugabo si ubwa mbere arose. bwa mbere yarose agiye ku kazi baramwiruka. yarotaga kuva ryari? ukuri kuri wowe buretse urasobanukira. urebye gutya saa 3 bivuze ngo yakererewe hehe ku kazi. nimba kigafite nimba bataramwirukanye kuko twe duheruka rota bwa mbere ibyo bibaye bikarangira barakwereka dore babapfumu. uyu mugabo yigeze kujya kuraguzaho ngabo nabakuno bari mu busitani bw'indabyo bihingi
bari guhiga imiti do dawu. Buriya ntabwo bavuga ngo gusoroma umuti cyangwa guca umuti, babyita guhamura. Guhamura ni uburyo guca imiti nyine mu Kinyarwanda cyiza. Ibyo ntibyabaye, barakwereka uko bajya guca imiti babapfumu. Yigeze kuza kuraguzaho twarabibonye babwira ngo inyatsi mumereye nabi. Apfumo muri minsi afite n'akantu k'agatelefone, ntabwo ari bimwe bya zamani. Yego. Ngo umuntu agendera ku gatabo. Nagize ijoro ribi n'ukuri. Narose. Naramutse muga. Yego. Nagize ijoro ribi n'ukuri. Narose abantu barasana. Nanjye ndi kwica nahindutse umwicanyi. Ntazi ukuntu bimeze. Muga. Shacicika wakana we. Ibyo ubonye n'itangiriro ry'inzozi zawe. Ngo? Mu kanya ugiye kubona ibigiye kukubaho bya nyabyo. Bitari inzozi. None se muga, aho nkangukiye ko bari bandashe mu jisho, bishatse gusobanura iki? Ntacyo wamfasha? Ntacyo nagufasha. Wangeragereje koko. Byose ugomba kubicamo. Uravugisha ukuri? Kandi nta na kimwe kigomba guhindura ikindi. Wabyumvise? Ati ibyo byari inzozi wabonye, bira byose wabonye byari inzozi. Ubu none ugiye kubibona mu buzima bwa nyabwo, va mu nzozi. Ira yari nk'imbanziriza mushinga, ni nk'iyerekwa ry'ibigiye kukubaho. Uraje ubibone. Wumva ukuntu abapfuma ari abagome. Kandi ntuzongere kumpamagara. Bivuze ngo bamukasiriye babishaka, kira ikomereze. Do. Yewe! Acha. Ariko iyo mvuze ngo bapfumu n'abana babi ntago ari bose. Wabona wenda hari n'abana beza. Akiraho yumva baramukomangiye. Imyakura filime nuko yitwa My Day. Wayibonye? My Day. Iyi filime mwakoze turabakunda cyane. Filime ntirarangira. Sorry. Ubwo nyine ningize ngo birarangiye. Hakuno bare kwereka ku rundi ruhande hari uwahambiriwe uyu mugabo no bwa mbere tumubonye. Maraso ni menshi. Ko maraso ni menshi hari abandi do. Hari abandi hakuno bari mu maofisi bakandakana kariya wa mugani w'umuvandimwe yakuza do. Umugabo ameze nabi yakubiswe dura amafege do. Zasa amafege. Tabi. Sigarete. Isigara Kumugabo kuno kabiriti ka jamba arabanza ashyiraho iki intore. Bwakuntu uri kuburinzi yagize gutyanika ka message ngo niba ari John iki niki. Bite kuduhamagaje twembe na mahoro. Ahubwo si umusizi. Kutamagaye pike na mahoro.
Pika ari mu nzira nawe arimo ara hakuno tuvuye ku bari mu iperereza ryabo bari ku mashini bakora ubushakashatsi bamenye ninde wishe umwana wa Pike. Hakuno hari undi mugabo bakomeza kutwereka kuri ku itabi meze nabi arimo arafata umuntu agahondagura akabagabaga. Urumva tegereza witonze. Agatabi kamugeza arakurura. Jo, njye nta mwanya mfite wo gutakaza hano. Ushaka kumenya umuntu wanyiciye umwana byonyine nta kintu kingenza bite. Iperereza rigeze ninde wanyiciye umwana nta bintu byinshi nkeneye. Tuza Pike. Inkuru iperereza turigeze kanya gato cyane. Karibu. Hakuno mugabo batangiye kumusobanurira ninde wamwiciye umwana nimba bamumenye arakorwa iki. Uretse urebe boss ndakeka ari icyo mbonye cy'ingenzi. Screen ya kane. Yarukira kuri screen ya kane wirebire. Okay. Umuntu dukeka uyu mwana. Ku myaka 6 yishe se. Gaw! Teicyuma mu mutima. Chuma 20. Sasa ko batwereka uwo mwana akiri muto ni kubongera bakatwereka ari mukuru n'umugome dodododo. Ku myaka 6 yishe se. Amuteye icyuma mu mutima. Chuma 23. Inshuro 23 mu mutima. Nase gusa kuko nyina we yapfuye akimubyara. Wose yishe ngo niwe wenyine yari afite kuko nyina yapfuye akimubyara. Sinzi ruharwa. Kuko tarije imyaka yo gufungwa baje kumuhereza mu kigo ngororamuco. Ahageze naho yahisha abantu babiri. Iwe tari nyundo tarubugome bahise bamujyana kuri sitasiyo ya polisi. Amazi iminsi 3 sitasiyo ya polisi yaje guhita yitwika nk'uko ibona hejuru. Nibwo baje kumukatira imyaka 15 bahita bamwohereza kuri gereza nkuru y'igihugu. Muri gereza yaje kumenyana n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge biza kurangira uyoboye agatsiko k'abacuruzi b'ibiyobyabwenge muri gereza. Uko bavuga niko bakwereka ariko tumye kugeza ubu tuvugana ari mu bantu bazwi cyane mu gihugu. Yewe umwana wanjye. Nese uwo niwe wishe umwana wanjye. We ninde? Ninde rero? Niwe wishe nyuma y'urupfu rw'umwana wanjye. Yego, we dukeka. We ninde? Uwo musore ureba bamwita Musasavimbi. Yarasetse. Uwo musore ureba bamwita Musasavimbi. Yewe kawe ubundi yibaza Pika azihorera koko. Azihorera amateka ya Musasavimbi muba mwayumvise cyangwa nsubiza inyuma. Ubwo rero nkababwira ngo utazacikwa n'igice cya kabiri. Mwari muri kumwe nanjye bavandimwe naho ubutaha. Iya filime yo ni nziza utegereza ikindi gice turebe uburyo azihorera kuko Pike ni ikiye barahigwa nibyo ariko wamwiciye umwana wishe inyuma y'abari abantu bagurisha imibiri y'abandi. Azacu wambaye abari beza b'ibimero n'amanike yo fite teke nyinshi like pussy Valentine ugize chance urero ko kutasize life nizo so zihora hood buri months keza wagakwa bamuriye catch night popo handcraft trigger genga zinizwe iyo ma umenye ibyawe nigga nubyivangemo mama freaking pack komitela minds blow mukavumbi wacu benshi barabizi mapu no gutanga chance ndimo nguruka byaje kera cyane natwe tukiri bato toto bamunigiriye mu kasho hafi genda jyana umunwa hirya kiba snitch urashira mu mwuka
icyo umutima wawe ushaka nawe kimenye burya duce utahe kare nibwo bwenge